Ni Kimisagara Maison de Jeunes, aha ni Club Rafiki Nyamirambo. Aha hombi ni ibikorwa remezo byahariwe imyidagaduro, kuzamura impano z'abakiri bato, guteza imbere siporo mu rubyiruko ndetse no kuzamura urwego rw'imyandikire n'imisomere kuri buri umwe ubyifuza. Aha hombi hagendwa n'ingeri zitandukanye, abana, urubyiruko, abakuru kugeza ku basaza n'abakecuru bifuza kwidagadura ndetse no kwisanisha n'abakiri bato. Izi nzu zombi zihuriye kuri byinshi, cyane ko imyidagaduro zitanga imyinshi ijya guhura, harimo nka basketball, volleyball, table tennis, martial arts ibizwi nk'imirwanire, acrobatic, dance moderne ndetse na traditionnelle n'ibindi byinshi cyane. Gusa buri nzu ifite umwihariko wayo ndetse ikagira n'amazina akomeye y'impano yagiye azamurwa nazo. Nkibaza ni ese niyi nzu ifite ibigwi bikomeye indi itakoze? Cyangwa se ni iyihe nzu yazamuye impano nyinshi kandi ni izihe? Uhawe ikaze cyane nanjye Garius, aha ni kuri Dual TV. Duhereye ku ruhande rwa Maison de Jeunes cyangwa ahazwi nka Kimisagara Youth Center, ni byinshi ihurira na Club Rafiki, ariko icyo yihariyeho ni uko mu myidagaduro itanga harimo n'umupira w'amaguru, mu gihe Club Rafiki yo n'ikibuga cyawo ari nacyo. Ikindi kandi Maison de Jeunes igendwa n'umubare uri hejuru kurusha Club Rafiki, cyane ko iherereye hagati y'imirenge itatu ariyo Cyahafi, Muhima ndetse na Kimisagara. Ni ukuvuga ngo guhera mu w'1995 abari urubyiruko ndetse n'abashishikajwe nayo batangiye kuyigana, cyane ko aribwo yafunguwe. Byumvikane ko Maison de Jeunes imaze imyaka 30 kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Gusa aho Club Rafiki iraza kuyigarika, kuko Club Rafiki yashinzwe mu 1974. Byumvikane ko Club Rafiki imaze imyaka 51 ifunguye kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Ntekereza ko 80% y'abadukurikiye iki gihe nta n'igitekerezo cyo kuvuka kwanyu cyari gihari. Mu buryo bworoshye kandi bwumvikana, ni ukuvuga ngo buri munyarwanda watuye muri iyi mirenge itatu, Kimisagara, Muhima na Cyahafi ndetse n'indi byegeranye, kuva mu 1995 kugeza muri 2025, aha nawe kuri Maison warahageze. Maison de Jeunes yanyuzemo ndetse inazamura impano zitandukanye, urugero nk'umunyarwenya Nyakso na bagenzi be Puissa na Nyakse, cyane ko aba bombi bari kavukire hano mu Cyahafi. Iyi Maison de Jeunes yanyuzemo umwataka ukomeye w'umupira w'amaguru ariwe Lague Byiringiro wakiniye APR FC, ndetse ubu akaba ari kubarizwa mu ikipe ya Police FC, kandi akaba anakinira n'ikipe y'igihugu ariyo Amavubi. Maison de Jeunes kandi ishyigikira ikipe ya Esperance ibarizwa mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru muri shampiyona y'u Rwanda. Maison de Jeunes yanyuzemo abahanzi benshi kandi bakomeye, harimo nka Chris Easy, Mukadaff, abari bagize itsinda rya Active Again ndetse na nyakwigendera Ariya Mukurarinda, cyane ko n'itsinda ryamubyiniraga ari aha ryakomokaga. Tugarutse ku ruhande rwa Club Rafiki, ibigwi nayo ibyibitseho, cyane ko imaze imyaka 51 ifunguwe, hakaba ahantu hambere hafunguriwe imyidagaduro muri uyu mujyi wa Kigali. Club Rafiki nubwo itagendwa nka Maison de Jeunes, gusa uzasanga umubare w'abantu bakuru bayigana uri hejuru kurusha uwa Maison de Jeunes, kuko uzasangamo imikino ikundwa n'abantu bakuze utasanga kuri Maison, urugero urusoro, dame, biyari n'indi myinshi. Ikindi kuri Club Rafiki yihariyeho, ukiyinjiramo utangarwa n'abo usanzemo abazwi nk'abana b'Ijyosi cyangwa abana ba NYC i Nyamirambo, hafatwa nka kapitale y'umujyi wa Kigali. Mu busanzwe Club Rafiki si nini cyane ugereranyije nka Maison de Jeunes, kandi iri no mu murenge umwe wa Nyamirambo, ariko ikizagutangaza ni ugusa neza kw'abayigana. Umwana usanze kuri Club Rafiki ukimukubita amaso, wibaza nimba ari ikipe nationale yaje kuhakorera imyitozo cyangwa indi kipe ikomeye yaje kuba yakorera nayo imyitozo, kuko kuva ku rukweto kugeza ku musatsi ari smart, no mu mikinire cyangwa imyidagadurire yiwe ubona ko harimo vibe z'umwana w'inyamirambo. Ushobora kugira ngo ndakubeshya cyangwa ni amakabya nkuru, nawe uzafata umwanya usure iyi Club Rafiki, icyo amaso azaguha uzasanga aribyo nakubwiye hano. Club Rafiki nayo yazamuye impano nyinshi kandi zageze kure, aha twavuga nka Nshobozwa byose n'Umukiza Jean-Jacques Wilson watanze umusanzu we muri bar, ubu akaba akinira ikipe ya Reg Basketball Club.
Ni umusore ukiri muto gusa usa nk'uwageze ku nzozi ze, uzwi n'umubare utari muke w'Abanyarwanda, ibi byose yabikuye kuri Club Rafiki. Muri 2022 yahawe na BAL igikombe gifite titire yitwa Ubuntu Award kubw'ubufatanye bwe ndetse n'imikoranire hagati ye na Club Rafiki. Iyi Club Rafiki nayo yanyuzemo impano z'abahanzi zitandukanye, aha twavuga Makanyaga Abdul, P-Fla, Betray ndetse n'abandi bakomokaga i Nyamirambo. Ikindi kandi Rafiki yagize uruhare mu kuzamura kariyeri nyinshi z'abakinnyi ba basketball hano mu Rwanda kurusha ahandi. Rafiki ikindi yifiteho cyihariye kuri Mezo nuko Rafiki ifite gym mu gihe Mezo ari nayo. Ese wowe wakurikiye ibyavugiwe hano, urabona ari iyi nzu yagize uruhare runini mu gufasha urubyiruko cyangwa abana b'u Rwanda? Ese wowe udukurikiye nihe widagaduriye cyangwa ukidagaduriramo? Binyuze muri comment section, kandi nimba ufite igitekerezo n'inyunganizi watwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp iri munsi muri description. Kora subscribe kandi sharinge. Jye na Rigarius, iyi ni Do Well TV.